ushobora kuba uhise utekereza ute si ifoto mbona ni umuntu cyangwa se ni ikindi kintu, ariko wigira ubwoba. uwo ni Junior Giti, uwo ni CEO wa Igiti Business Group, ikaba irimo Sankara, Chris Easy, Dylan Kabaka, Rufendeke ndetse nawe ubwe n'abandi. Uyu rero akaba avukana n'umwami w'agasobanuye cyangwa se Yanga, umwe wakoze agasobanuye abantu akabakora ku mutima gusa, tukaba tumwifuriza uruhuko ridashira. Uyu rero akaba ari we wa kabiri nyine wamusimbuye, niwe mwami mu gasobanuye wasimbuye Yanga, ariko nawe muri style yiwe nta muntu uhuza n'undi, kuko uzumve Junior Giti no kunasobanura na Yanga ntibahuje, ntiwamenye ko banavukana ariko baravukana. Urabona uwo muntu umwicaye hejuru cyangwa se wamushyizeho akaguru, uwo ni umufasha we. Nawe rero ntugacike intege mu buzima bwawe. Urabona umwana aba afite ukuntu abasa, reba ukuntu nawe asigaye asobwe, undebere na mbere urebe uwo mutwe, ushobora kwibaza ko atari umuntu kandi ni umuntu, ni Junior Giti. Ntugacike intege. Nitwa Ryan, mukore follow cyangwa mukande share.